Yes, nibyo koko rero 5 Pacifique rero Mr Pacifique reka tubanze tubwire abantu twavuze amakuru kare tuvuga uriya utanga imyitozo kuri FDLR wiciwe mu bitaro yishwe na M23 ntitwavuga izina ariko twa tuzi ko twarivuze ariko mutwihanganire kuko hari iyindi cano nakoreyeho nibwire yuko iryo zina narivuze ne nakore kuri Rwanda ugira ngo turababeshya wanyarukiro ukareba iryo zina twarivuzemo rwose ntago ari ibyaka kanya twavuga ngo turihimbiye rero uyu mugabo intare za Sarambwe zahitanye bakaba bamwita Nsabimana Xavier. Uyu nguyu rero akaba arashinzwe guhuza ndetse no gutoza abarwanyi ba FDLR bose aho bari baherereye. Akaba yishwe ndetse akaba yicanwe n'abayisikoti bengira ngo twari twabigarutseho. Yagiye kwivuza rero urupfu ubwo yaragiye kugira ngo barumuvure ntirumuhitane urupfu rwagashya. Yego. Pancreas mu Gifaransa niko bivuga rero birangira n'ubundi urupfu rwimurikiye ahandi naho ati ntago warusimbuka rwakubonye kibibaho. Ngayo nguko rero abatabyumvishije mwanyaruka mu kindi kiganiro kiri munsi cyabanje mugahita mubikurikizaho. Aka kanya rero tuzanye iki? Yego. Pacifique rero ibintu byakomeje kuba bibi cyane kabisa. Poezero ni imibundano ni intambara ikomeye cyane. Nyamara reka mbabwire nari nabibateguje nabibabwiye mbere. Ibi ngibi byose byaturutse ku itegeko Sultani Makenga yatanze abwirira ingabo ziwe kuva mu bice bya za Minembwe ndetse no muri Rwitsankuku no mu bindi bice bya hariya muri Poezero cyane. Ibi bintu nari nabibabwiye ariko ibyaje gukurikiraho nyuma ntago twabigarutseho nibyo rero tugiye kuza tubabwira ndetse tubabwire aka kanya muri Poezero ese byifashe bite izindi update bwana Pacifique ku rugamba reka tubabwire ko Kisekedi hari kudeta iri kumutegurirwa turaje tubabwire mushobora kwa mwabyumvisha handi henshi ariko twebwe noneho dufite iyindi version yacu ku ruhande ku makuru twikururiye cyane kabisa niko bihagaze. Usibye n'ibyo gusa Kinshasa uwitwa Filimon Yave uyu nguyu ushinzwa gukorana na bamwe mu bavugana mu bakorana hafi na General Retired James Kabarebe uyu rwose n'umugenerali wo mu Rwanda ukomeye cyane wabaye retired nyine ndaje tugira ibyo tubibabwiraho rwose arazwi cyane. Uyu mugabo nawe Filimon Yave nawe arabishinzwa ko yayoboye akarere ka gatatu k'imirwano nyine aho bibera mu burasirazuba bwa Kongo harimo intara ya Kivu Amajyepfo intara Kivu Amajyaruguru harimo Chopo ndetse na Ituri ibyo byose yarabiyoboye. Hanyuma rero turaje tubahereze amakuru ari kumuvugwaho. Uyu mugabo yaragiye kwicwa ariko ndabona ibintu bisa naho byahinduye isura turaje tubigarukeho. Hanyuma kandi sibyo gusa kuko turababwira imirwano ikaze cyane ndetse n'ibikorwa bigeze kuri 5 intare za Sarambwe zimaze gukora muri uyu mugoroba. Ubu tuvugana General Sultani Makenga arongeye ashimishije abakongomani ahanini bamwumva cyangwa bakunda ibyo akora kuko ni benshi cyane bahari bashaka kurenganurwa. Ndaje rero tubigarukeho neza cyane. Hanyuma kandi sibyo gusa kuko turaza kugaruka ku gahinda katejwe na General Sultani Makenga yateje abaturage b'abarundi yateje perezida w'u Burundi aho rero yabahemukiye ku buryo bukomeye cyane kandi bugaragarira amaso buri wese kuko ntago yahemukiye neva wenyine ahubwo na Kisekedi yamuhemukiye ku buryo butangaje nyuma yuko bari bamaze iminsi bapanga imigambi yo kumwivugana. Turaje nabyo tubigarukeho ariko kandi abacashuru nabo bari mu gahinda bari mu kaga gakomeye cyane nyuma yuko M23 yiraye hari akaremi igakora bya bikorwa twaze tuvuga kare ikanashimutayo babiri biriwe baganira na Makenga rwose basangira akantu kagacyayi ababaza atese mwashakiraga kunyica kubera iki. Ibi nabyo turabigarukaho abacashuro bose bari mu marira rero ese niki cyababayeho ibi nabyo uraza kubyumva muri aya makuru neza cyane gatanu kuri kagenzi ka. Yes nibyo kuko rero Pacifique saa sita z'ijoro zikimara kugera saa sita z'ijoro ejo ku itariki 18 ndakumva cyane nabyutse nari naregeye telefone bita ndeba kuri WhatsApp ndeba ku binyamakuru byinshi bigiye bitandukanye ndeba ese ikisangani M20 nako Kinshasa na M23 nta kintu babatangaje ku gahenge ko gatangiye ahubwo ndavuga ati saa sita buriya ubwo nta kintu baratangaza buriya wenda barakerereweho wenda biraza saa sita n'iminota 5 nazo ziragira wapi navuga ati buriya ni saa 7 ndakanura wapi nta makuru saa 8 n'igice gikano ndi kureba se nta makuru ubwo ngiye kubona ahubwo noneho mbona message iraje ngira ngo wenda birabaye nta nambara bavuga ati birahagaritswe ahubwo noneho barabwira ngo nahandi hari hasigaye barahatwitse
ariko niye nabivuze bwana Fizi ariko nuko nta mugore ngira nuko nta mugore ngira kuko naturitse ndaseka mu buriri sambu nandi z'ijoro umugore ariko basesero no umugabo ari kurotiza ibyahe yari kugira ngo ndasaze kubera ibyakagahenge kari kasabwe na n'ubu rero ibyakagahenge bikomeje kuba ibibazo bindi bikomeye cyane kuko intambara rero ubu ngubu nibwo zikaze cyane ubu ngubu tuvugana nibwo intambara yakaze kuko ibimenyetso bigeze kuri 6 byose bigaragaza imirwano ndetse kandi Kinshasa igeze rega kugaruka ku by'agahenge tubanze rero dutangira amakuru neza Pacifique turahera ariko mbere ko tuyatangira reka twibutse abantu ko muri komenti harimo link ya group ya WhatsApp ibi tubabwira byose tuba dufite n'amashusho n'amafoto mukande kuri iyo link iri muri komenti ya mbere muraza kwita mwisanga ku rubuga rwacu ariko kandi ntago twiye tubabwira ngo bakore subscribe birase biriya rwose nta kibazo no gukora kuri like gutya ni ibintu byiza cyane murike iyi video kugira ngo munayisharing igere kure aya ni amakuru y'ubwino tuba twavanye uko bishoboye kose abari kubikora rwose ni byiza cyane twihuse rero kaduhere ku mirwano turahera herero duhera no Puezero niho rwahinanye nyarutse rero Puezero mwoka byaramwe nyuma y'imisi itari mike cyane MV3 yongeye kuyisubiramo ariko kandi nanone ari nako General Sultani Makenga yari yabanje kubwira abasirikare ngo bavemo rero reka tubigendanemo neza cyane kugira ngo abantu babyumve yego ibi byose kugira ngo twirwaneho bayikure muri kariya gace ka Puezero ariko ntirakavamo utaza kuvuga ngo yakavuyemo Puezero irimo Puezero nimbi iri ahantu mu nkengero tujye tureka kubeshya nyine barayisangiye na reka nkubwire barayisangiye mbere ntago bari bayisangiye bari bafite ahantu h'ingenzi cyane hariya muri Puezero ingenzi yego rero ntayikirimo ntayirimo barahafite bafite aho igice ingenzi yewe rero nuvuga ngo fardesasiye muri defense zayo ariko twirwaneho iracyari hepfo n'ubundi baracyareba ntimukabeshya abantu we ntago uri kubabeshya reka mbanze mbikubwire neza ukuntu byagenze iyi Puezero twirwaneho ubundi ku itariki 18 ubwo bari bavuze ngo ibi bintu bigomba kuzahagarara buri ruhande rwose rwarwanaga no kugira ngo izagira ikintu gikorwa ariko nanone mu 23 bikavuga yuko itagomba kugira gute ibyo by'agahenge itanabizi n'ibiki ariko Kinshasa bo bari babyubahirije barwanya umukukuzo ushoboka rwose ahanga uko barwanaga Makenga yarebaga urugamba buriya nubwo tubabwira ngo intare za Sarambwe ziba zakoze ibi ntago ari abantu nabo badasubira inyuma si abantu badatsindwa nubwo batsinda ariko hari igihe kanyuramo nyine kakanyuramo nta usangira n'udakoramo yego iyi Puezero barayifashe bwa mbere yari ifitwa n'abariya bayibakuramo nabo barongera bayibakuramo na n'ubu ngo barongera bayisubiramo nanone barongera bayikurwamo aha rero Makenga yabonye ukuntu bari kurwana nkundura hariya areba igikoresho kije ibi bintu nawe babwiye navuga ngo Makenga yatanze itegeko ngo abasirikari ba M23 natwirwanaho bave mu birindiro aha yarebye ibikoresho bije areba abasirikari baje baravuga ati abasirikari banjye barabamara umusada wundi wajya kubageraho bigize gute byakomeye bashize kuko abasirikari banjye ndabazi bakirwanaho bakidefanda mpaka rero kugira ngo bahapfire n'ibindi bikorwa bize kwangirika kwako buriya ba Makenga bakoresha ikintu bita ubutasi ndabizi cyane bari bamaze kumenya amakuru ko babaziye kandi koko byari byo arababwira ati rero basirikare buri umwe wese mu mayobera atangaje mugende ariko hari indi strategy tugomba ari strategy bari barakoze mbere itarizwe yamenyekanye rero ejo bundi iyo strategy ni iyihe rero ibirindiro byose bari barimo bari baragiye baca imyobo munsi nk'ayandi yo muri Gaza muri Isiraheli ndayibona baca imyobo inyura munsi igahingukira ahantu nko mu mubande cyangwa se ku musozi runaka ariko nta wamenya uko aho ngaho harimo inzira y'imyobo bagomba gucamo aha bamwe bagiye bacamo bahunga ariko bakayisiba neza ku buryo nta muntu ushobora kubimenya aho binjiriye aho banyuriye basohoka iyi myobo abandi baca ku ruhande abandi bagira gute iyi myobo ejo bundi ni kuwa kangara kuwa gatandatu ku isabato muri make ndumva iyi myobo nibwo intare za Sarambwe zayikoresheje zigarukamo zinjiramo ku mugoroba iyi myobo ntago icyo gihe Makenga atanga iryo tegeko
bariya ba FDLR FRDC ndetse n'abarundi n'abazarendo bahise binjira mu birindiro byabo bisukamo igitaraganya muri Rwitsamuku muri Poezero ndetse na hano mu Minembwe binjira muri ibyo birindiro batangira kurashyira imbunda hejuru ngo ye turatwitse turabateye ubwoba bavuyemo kandi koko byari nabyo barabyishimiye ariko ntabwo bari bazi urubazi barabatunguye nijoro mu masaha ya saa 12 banyura muri ya myobo barabatutumura koko urumva ndakumva cyane barabatutumura ivumbi riratumuka M23 yongera kwisubirirayo yongera gusubira muri aho niho nashakaga kugera yongera kugira gute gusubiramo ahangaha bahise ko basubira he muri Poezero bakimara gusubira muri Poezero ariko nabwo ntago bayitinzemo aka gace bari bamaze kuvamo nanone ntago bagatinzemo kuko babakijeho umuriro bongera babatsaho umuriro birangira bagiye muri izo nkengero wavugaga akaba ariho bari ariko ibingibi Makenga akaba yari yarabibonye ariko ngiye binarabikunze ko byatumye abasirikari biwe batahatakarira ndetse n'ibikoresho byabo babonye n'umwanya wo kwitegura rero ahubwo ikiriho nuko nkuko mu kanya nindi kumva bivuga ibintu bya drone ko bazihanuye cyane ahubwo noneho bitegure hagiye gukurikiraho iki none se uretse gato kugira tubigendanemo neza uri kuvuga ko twirwaneho yavuye M23 avuyemo ku nshuro ya mbere irongera igarukamo ariko ubwa mbere yari yikuyemo no ku nshuro ya kabiri hari amakuru ari gusohoka avuga ko bamaze kuyikuramo tayari biri official bamaze kubakura muri Poezero byo byagenze bite nyine no kuvuga nubundi hano baje bakoresha n'undi amadrone baje bafite amadrone menshi baza bafite abacanshuro benshi Tanzania baza ari benshi abarundi baza ari benshi FRDC baza ari benshi igikoresho cy'amamodoka agendera hasi ne baza ari benshi ibi rero byari byarapanzwe mbere maneko za M23 zamubwira ati noneho ingabo ziri hariya zije nakasa mutwe bagenda bamuha imibare amakuru ari ngo nuko Makenga ya kadiri akavuga ati igihe umusada uri buze kugerera hariya no gutegura ibikoresho biri buze kuhaza ikambere aba yamaze kwituga rero icyizere kamba mbabwiye bavemo rero nibwo mu nyuma nabisobanura uburyo bongeye kujyamo ndetse n'uburyo ki bongeye gukurwamo ngayo ngukorera ariko rero nubwo twirwaneho yavuyemo bayikuyemo biravugwa ko nubundi ikiri mu nkengero nta irajya nyine iri mu nkengero nta irajya umva bararekereje bari kwisuganya ahubwo Makenga ikintu yakora Makenga kuko nubundi amakuru baramuhaye abahaje barababonye ndetse bakozanyijeho gatoya babakuramo ubwo bari bagarutse ubwo bari basubiyemo banyuze muri iyo myobo baraje n'undi bakozanyaho gatoya birangira ba Makenga basubiye inyuma ahubwo ko yamenye imbaraga bafite nashakisha uburyo ki nawe azabatungure mu buryo bamutunguye naho azana izindi mbaraga ahubwo no kugira ngo twirwa no batazongera kuyaka ibice ahubwo Makenga niyemere afata abasirikari bamwe ba M23 avuga ati mwebwe mugende mushimame hariya mpaka hanyuma hari andi makuru rero ari gusohoka ubu tuvugana Kinshasa iri gushinza M23 ibintu byinshi iri kuyishinza ko ariyo yaviyoye akagahenge kandi mu by'ukuri bo barabyemeye bakanabitangaza ngo ni mu gihe M23 uno munsi yakajije ibitero kandi mu by'ukuri urebye drone zarashwe ni za Kinshasa kandi zari zazamutse zize kurasa twirwaneho drone 6 zarasha amabombe atari munsi ngo y'amabombe hafi 220 kurumva drone 5 zirashe ni hanini cyane kandi imwe numvise afande bigabo ayibarira ko ishobora kurasa amabombe 163 mu gihe kingana n'isaha ibaze noneho drone ziriwe zizenguruka ikirere gusa zarashe ni nkeya ugereranyije n'izahageze zose kurumva harashe nk'ebyiri izindi zose ntizarasa hanyuma izo zindi ebyiri zari ziri kurasa birangira ngo zirashwe na twirwaneho kandi zirashidwa ye n'ubundi hano Poezero hejuru ya Poezero bivuze ngo rero bari bahari hari amakuru iri kavuga ko nubwo FARDC yafashe kano gace ka Poezero twirwane ikire aho bitazamurima kandi murima birateganye n'udusozi tubiri turebana haba Poezero na murima gusa ikintu kibabaje ni kimwe twirwane yaba yasigayemo hagati
hagati tu mu bice biyobowe n'abasirikare ba FARDC. nabo ntago ari abana bazaho kuguma bazaho kuguma ndetse bazi n'uburyo bwo kwirinda nabo ntago bajya kwishyira mu ikamba bayireba. Mu yandi makuru rero turahera kuri coup d'etat, turahera ku makuru y'uburyo Neva bamubabaje cyangwa reka duhere kuri ino coup d'etat duhita tuyivaho. Hera kuri coup d'etat ndahita mbigarukaho. Birasa naho M23 bagiye kwitanga bagiye kwitanga ibiryo ku isahani. Ubundi M23 yari yavuze kwitanga ibiryo ku isahani. Muri make bagiye kwitanga intsinzi. Bagiye kwitanga intsinzi nyine. Ngo iyi ntsinzi ubundi urabizi ko baherekera bavuga ati twebwe mpaka na Kinshasa tugomba kuhagera no gukuraho inde Tshisekedi. Rero iyi ntsinzi yayo hari abantu bagiye kuyibatanga uko byasa kose. Aha hari abaministiri babiri aba nibo bari gutegura coup d'etat yo ku rwego rwo hejuru ndetse kandi bakaba bari guterwa inkunga n'abantu bakomeye cyane baba diaspora bari hanze mu Bufaransa no mu Bubirigi. Bari kubatera inkunga bavuga ati iki kigabo kigombe kiveho. Bamaze gushinga umutwe wabo utarashyirwa ahagaragara. Uyu mutwe ukaba uzaburimo abasirikare bitwaje intwaro cyane, intwaro zikomeye. None amakuru atugeraho urwo hejuru nuko aba bantu bari kubatera inkunga bari kubaha icyitwa igikoresho gifatika, imyenda bagomba kwambara ku rwego wagira ngo ni nk'ayandi ya ba Saddam Hussein bambaraga kera bagiye mu ntambara y'ibyuma ahantu hose ku buryo amasasa adashobora kubinjira cyenyege. Nkayo ngukorera aha rero Tshisekedi ubwe gusa nawe amakuru arimo arayumva gutyo, ariko yamenyeka gusa byo biro official byamenyekanye ko uno mutwe ugiye gushingwa cyangwa wamaze gushingwa. Uyu mutwe byo rwose wamaze kuba washinzwe mu ibanga rikomeye ndetse ubwo ntagaro kuvuga ngo washinzwe uyu munsi. Umaze iminsi ahubwo nuko amakuru amenyekanye uyu munsi. Ndetse ngo hari n'igihe wigeze gukora ibikorwa ahubwo babyitiranya n'amabondo. Kubera ko mabondo ubundi niyo izwi ari Kinshasa igikora amateka, uri amabondo nta mikino. Noneho rero ngo uyu mutwe ikindi wamaze kubwira M23 mwebwe ni muhumure twe tugiye kubibakorera ibyo mwashatse, twe tugiye kubibakorera mwebwe ni mwe mu Rwanda na nibyaho ngaho natwe ibyo hano tugiye kuba tugira gute tubyifasha cyangwa shaho n'ubundi buryarya imvuye no bashaka kwikomanyiriza mu buryo bweruye. Gusa nanone ntago wavuga ngo bagiye kuyikomanyiriza mu buryo bweruye kuko cyabwibanga wenda oya kuko urebye ntago ese abo bari kubikora izo abari gutera izo nkungu uwo mutwe hari abo bahuriye na M23 basi hari imikoranire nta mikoranire bafitanye nta mikoranire na mishya bafite. Ubu ngo tuvugana wenda abo ngabo bari kumva ko baramutse bafasha ubuyobozi hari ukuntu baganira na M23 bikagenda neza. Kuko rega M23 burira komeye barayitinya iratinyitse cyane. M23 nukiri kure yusi ngo yavukiye hafi hano na za Kinshasa uba barahafashe. Ariko uwo mutwe niba wavutse ukahita ubwira M23 ati muhumure ibyo mwasabye tugiye kubibakorera ibyo mwashakaga, genda kumva amakano ahubwo ni ishyari. Aba bayobozi bari gushaka gushyuhaguza gutanguranya bashobora kubona, ariko nabo ntago biri bupfe kuborohera kuko hano gupfa gukuraho uyu muyobozi gukuraho perezida biracyafite indi processes ndende cyane ko uyu mugabo noneho yamaze no gushaka umutwe noneho umurinda kandi utagizwe n'abakongomani noneho kandi abo bantu akaba bishyura menshi ku buryo ki badashaka gutakaza mu mafaranga. Bivuze ngo bakora buri kimwe kugira ngo uyu muperezida beho byanga bikunda. Ngayo nguko rero hanyuma reka tugaruke ku buryo Neva bamuhabajemo. Ntago bibaye ngombwa ko Makenga ajya i Burundi, oya nta nubwo bibaye ngombwa ko yinjiza abasore mu Burundi, oya ahubwo abaje akubitiye umurundi muri Kongo ataka abarundi bari muri Bujumbura ndetse nawe ubwo arabyumva. Ibintu bibaye rero hari imodoka bwana Fisi n'eshatu n'indi imwe yo mu bwoko bwa Jeep. Ni ibimodoka binini byo mu bwoko bwa Kamazi byari bizamutse byerekeje hano muri za Ruzizi. N'ubundi Ruzizi yo plane yose isa nayo wowe n'igice cy'abarundi hafi ya yose ni isa nayo wowe n'abarundi. Rero bazamukaga ntacyo bikanga bavuga ko ari mu bice byabo. Kumbi intare za Sarambwe zari zamaze gutegura operation simusiga. Ejo bundi ariko ejo bundi bari kubwira abarundi ngo bave muri Uvira hari imirwano yabaye M23 ifatiraho plane d'Or zizongera kugira kandi gace nanone ifataho gatoya. Wenda wasanga kwa ku gace no muri kari gafitwe nabo barwanyi b'abarundi barakabatse bikaba byaje nta makuru bifite.
dore ukuntu byagenze ahubwo ahangaha Mvetura cyagiye wigeze kuvuga ngo ukuntu bari kwica abasirikare b'abarundi barangiza bakajya babakanda ahantu babarashe bagataka kubera bya byombo bikumvikana kuri edikota zabo ku bayobozi bakuru bakabyumva ko abasirikare babakubiswe burya ntago bababazaga uko nguko gusa ahubwo babakuraganamo n'imyenda baragiye barayifura myiza abasirikare b'abarundi barangije barayambara binjira hafi n'abarundi bari ku buryo kinanu ushobora gukeka ko ari abasore b'intare za Sarambwe none izi modoka zari zizamutse zihetse ibikoresho zitwaye ibyo kurya byari bizaniwe abasirikare kugira ngo bazabashe kurwana babone kujya gufata za Kamanyora n'utundi duce tugiye dutandukanye bagereza Bukavu none intare za Sarambwe zamanutse babakomando babanyadushokura bazi ko nta mikino bagira none imodoka ziri kuzamuka igihe zigiye kugera hanyaho ho zari zigiye hari agiye gushyirwa ibyo bikoresho ndetse n'ibyo byo kurya M23 ibigize gute ibi birayemo babarashe kubagiye barashe shoferi warutwaye n'aba escort bari bacunze nyine iyo mizigo iyo modoka yo mu bwoko bw'inuze bw'ijipe no izo zo mu bwoko bwa Kamazi zose birangira zirashwe noneho nkaho bidahagije M23 yarebye ibona harimo intwaro abati izi ntwaro nubundi tutazirashe ngo ziturike nundi zadukoraho nubundi ukoze mu kintu arangiriza yo mu kuboko hanyuma intare za Sarambwe rero zifata bino bibombe bya roketi zirangiza zimisha kw'ibyo bimodoka hanyuma ziraturitsa ku buryo bukomeye cyane Neva ibi ni ibikoresho byamutwaye akabo k'amafaranga menshi cyane hanyuma ibyo ngibyo ntago ari byo byabaje cyane Neva ahubwo n'abasirikare biwe defense yabo M23 imaze kwitwika muri umugoroba aho kugeza ubu ngubu nababwiye ngo namarera menshi nagahinda ku gihugu cy'u Burundi bitewe n'abasirikare batakaje nyuma yuko ubwo perezida yaravuye mu nama ejo bundi hari ibibazo by'abaturage yasanze byaroherejwe urabizi ko hari ukuntu perezida bajya bagira defense yabo se bayitwike hano muri Prendoruzi bayitwike hano muri Prendoruzi urabona ko hayobowe n'aba basirikare b'abarundi bari barashinze rero ino defense hano hafi naho bitaza Runingo niyo bari barayishyize nini cyane pe imeze nka edikota bishoboke kuba makuru mbonye mu kanya banyoherereza iyi kompura babonye ngo imanuka ivuza ubuhuha yerekeza muri Prendoruzi byashoboka ko rero ntago nayisemye kuko nabonaga amasaha yo kujya mu makuru ageze ahangaha rero niyo batwitse ndetse si ibyo gusa ipfiremo abasirikare benshi bashoboka kabisa ahangaha intare za Sarambwe zikoze indi operation y'ubwiyahuzi ikomeye cyane ndetse operation ibabaje cyane abarundi benshi ndetse na perezida ubwe Evariste Ndayishimiye ndetse n'ibikoresho bye byangirijwe byari byaroherejwe na leta y'Ubufaransa ngo bikwirakwizwe mu basirikare b'abarundi ndetse na FARDC ngaho nuko byagenze hanyuma rero ibijyanye n'uburyo Kisekedi yababajwe n'amakenga ni ibijyanye nuko make ubundi Kisekedi yarazi kaza kwica n'umugabo Filimoni Yave urumva ariko bitunguranye hari ubundi buryo byagenze ariko se n'ukubera iki ubundi batamurituye ntabwo bapfa kumuritura kuko bamushinza akakorana n'u Rwanda umugabo ari kuburana yagaragaje impamvu atakorana n'u Rwanda habe na gakeya ndetse agaragaza indi mpamvu y'ukuntu atakorana na M23 kandi ibintu bimenyetso yabirekanaga byafatikaga aravuga ati mujye ku nkuta zose z'u Rwanda murebe u Rwanda ndi kuri liste rw'umuntu ushobora gufatwa akahita yicwa ko kamwanya kandi koko nibyo ntiyabeshye babigenzuye basanga nibyo kabiri M23 ari numwe mu bantu bayirwanyije ku rwego rwo hejuru cyane avuga ati n'ubu ngubu makenga mbonye yahita nyica murashingira kuki muvuga ko je nakoranye n'abanyarwanda nakoranye na M23 kandi ubwanjye nanjye ubuzima bwanjye buri mu byago n'ubu ngubu mundekuye ku bwabo banyice ahubwo ninshake nigumiremo hano ati ahubwo munkire neza mwafunga wenda nibwo nabona umutekano uhagije rero Kisekedi yari yapanze kumwica nk'urukiko rero yo bamaze kubona ibintu byumvikana kandi itegeko ryo kwica biso bari bavuze ngo baramuca umutwe nyakuka nawe baciye rero noneho sinawe umutwe nyine ngo barawukata n'icyuma bawutandukanye n'igihimba iyo basanga koko byanyabyo kundi babigenza ku uyu mugabo rero ababwiye ati kuba rero mwaratekereje bira n'ubugambanyi bwabayeho nta muntu abe n'uwo mu Rwanda tuziranye atusibye kubumva uko kuri social media nkagenda nanabareba ku mafoto yabo nta munyarwanda tuvugana yewe nta n'umuntu wo muri M23 tuvugana n'uyu n'umwe ati musuzume ibyanjye byose murebe CV yanjye yivi kagera sinigeze nkorana n'abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwacu ati muzanabaza ahubwo shaka gusubira mu kazi kanjye yego byo kufunga rwose ntibyemewe minotira tujyanye sinzi niba wenda ari andi makuru ufite wenda ngo twasoza yari ibyo byo kuri uyu mugoroba reka tubararikira andi makuru mu gitondo yego turarikira andi makuru mu gitondo bararikira makuru mu gitondo araza kuba ryoshye kuko turaza kubabwira ku bice bishyashya M23 iri kwigarurira mu mujyi wa za Baraka yerekeza Karema n'uburyo biri kugendamo byose turaza kubisobanura murakoze